Yesu ashimwe cyane. Ndabashuhuje. Mu izina ryanjye ni Mama Dorine ndakijijwe. Nakijwe mu itorero rya ADPR. Nkunda umwami wanjye Yesu Kristo. Yankuye mu isayo y'ibyaha arambabarira mpagakiza. Ndamushima cyane. Ndumva nkifite inzira zigana i Siyoni mu mutima wanjye n'ukuri. Amen amen. Yesu ni mwiza, Yesu araryoshye. Amen. Twakuvaho tukajya he Yesu? Ko ari ufite amagambo y'ubugingo. Nuko rero bantu b'Imana murimwo mu nyumva, abantu bumva ururimi rwose ndimwo mvuga, mbazaniye ubutumwa bwiza. Mbazaniye ijambo rivuye ku Mana rikubwira ngo aho wanyuze ukora icyaha aba ariho nanone wongera kunyura wihana. Aho mwanyuze mukora ibyaha muba ariho mwongera kunyura nanone mwihana. Iryo jambo ry'Imana yampaye ni iry'Imana iri kugukangurira gukora, n'icyo Imana iri kugusaba gukora. Tubisobanukirwe neza. Turaza gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu Baheburayo ibice 12 umurongo wa 14. Haratubwira ngo niyo mpamvu dukwiye kugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Imana idufashe urushaho gusobanukirwa, urushaho kumva icyo Imana igushakaho kandi niwumva ugikore. Dusenga Imana. Uwiteka Mana yacu, mu izina rya Yesu, izina rifite ubutware, izina rifite ubushobozi, niryo zina mpamagaye muri aya masaha kugira ngo ufashe buri wese Mana, umwuka we wera asobanurire buri wese icyo umushakaho, kubwira ijambo ry'ubugingo, kubw'iyi miburo, kubw'ubutumwa bwiza wantumye ngo mbwire abantu bawe bahunga umujinya uzarya abanzi b'Imana, ahubwo barushaho kujya mu bugingo. Ndakwinginze wera, sobanurira buri wese, umwuka wera, umwigisha wacu mukuru, umwuka wera, umusobanuzi wacu, umwuka wera, umujyanama, afashe buri wese umwe ugiye kumva ubutumwa bwiza wantumye. Urakoze kubyumvise Yesu, byose mbigushimiye mu izina ryawe ryera Yesu, umwami n'umurengezi w'ubugingo bwacu. Amen. Ubu butumwa rero Imana yabumpaye mu buryo bw'iyerekwa. Imana yanyeretse umuntu afite ibinika arimo akora icyayi, noneho afata amajyane, nari amajyane bita ngo ni tea bags, afite akantu k'akadodo bafata bakakaba bagasiga nk'inyuma. Noneho we rero yafashe amajyane ayashyiramo imbere, arapfundura ashyiramo amajyane ayashyiramo imbere kugira ngo akore icyayi. Noneho icyayi kimaze kuba icyayi, amaze kuyakoresha umurimo wacyo, ashaka gukuramo ya majyane. Ashatse gukuramo amajyane, ntabwo yongeye ngo apfundure ibinika kuri umufuniko, nyine akureho umufuniko apfundure akuremo amajyane nk'uko yayashyizemo. We yafashe ka kadodo, ni mu buryo bw'iyerekwa, ukuntu yashoboye kukabona sinkuzi, ariko nabonye nyine yakabonye akadodo, aragafata ku rutoki ashaka guhata amajyane ngo ayanyuze muri uriya munwa dusukiramo icyayi. Murabona hariya nyine amazi anyura, icyayi se niho nawe yashaka kunyuza ya majyane. Ntabwo rero amajyane yashaka kuvamo kuko umunwa wari mutoya, amajyane atari kwemera kunyuramo, ariko yarimwe ahatiriza cyane. We icyo yagombaga gukora, yagombaga gupfundura nk'uko yashyizemo ya majyane, agapfundura n'ubundi akayakuramo. Ariko si ko yabigenzaga, we yashaka kuyahatiriza hariya dusukira icyayi cyangwa dusukira amazi, dusukira ikintu icyo ari cyo cyose uba washyize mu ibinika, ngo abe ariho akuriramo amajyane. Ntabwo byarimo byemera rero, ahubwo nabonaga amajyane yenda gushwanyuka pe, nabonaga amajyane yenda iyo akomeza guhata, nabonaga amajyane agiye gushwanyuka. Ariko mu gihe amajyane atarashwanyuka ngo ashwanyukire mu imbere mu ibinika, noneho numvise ijwi rimbwira ngo aho wanyuze, rivuga ngo inzira wanyuzemo ukora icyaha aba ari nayo nzira unyuramo wihana. Bantu rero turimo turabwirwa ngo inzira twanyuzemo dukora ibyaha tuba ari nayo nzira tunyuramo twihana. Turacyafite igihe, ariko ni gitoya gisigaye. Dusigaranye igihe gito cyane. Nk'uko ari amajyane nabonaga yenda gushwanyukira mu cyayi, nuko n'ibyaha waba ubitse mu bugingo bwawe, niko n'ibyaha mwaba mubitse mu bugingo bwanyu bigiye kuzana ingaruka, bigiye guhemba buri wese ibikwiranye n'ibyo byaha bye, akabibonera ibihembo. Igihe kirahari gito
cyane gisigaye cyo kugira ngo wisubireho, cyo kugira ngo wihane. Nanjye ndibwira mugenzi wanjye, nanjye ndimo ndibwira, dusigaje agahe gato cyane kugira ngo ijambo Imana yavuze ngo uwanduye nakomeze yandure, ngo n'uwejejwe akomeze yezwe, kugira ngo iryo jambo ridusohoreho. Ariko turacyafite igihe cyo kugira ngo duhindure ibyo tugomba guhindura. Imana idufashe cyane. Kiracyahari. Nk'uko ari amajyane yari atarashwanyuka ngo ashwanyukire mu cyaya cyangize, niko natwe tugifite agahe gatoya ko kugira ngo twihane. Nawe uraburiwe rero, nawe urabwiwe ngo wihane. Imana idufashe cyane. Dusome rino jambo ryo mu Baheburayo ibice 12 umurongo wa 14. Haratubwira ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazashobora kureba umwami Imana. Imana iguha umugisha, Imana imuha umugisha, Imana iduhana umugisha hamwe twe turi kumva rino jambo bene data. Hari abantu bari gushaka kumva ibyo turimo twumva twebwe batabishobora, badafite uyu mwanya, batabishobora, badafite igihe cyo kubyumva. Ariko twebwe tugiriwe ubuntu bwo kugira ngo tubyumve. Imana rero tugirire neza ikurengere. Hahirwa ufite amatwi yo kumva icyo umwuka ari kubwira amatorero muri no minsi. Nuko ijambo ry'Imana riradukaburira tubwira ngo, riradukeburira ngo twubane n'abantu bose amahoro. Hari abantu baba bafitanye ibibazo n'abandi. Iri jambo riko ritubwiye ngo tubanze tubikiranure. Ushobora kuba ufitanye ikibazo n'abantu, ufitanye ikibazo n'abagenzi bawe, ufitanye ikibazo n'abantu. Hari abantu rero burya bajye bagirana ibibazo n'abantu pe akagirana ibibazo n'abantu, akibwira yuko ajya mu ijuru, akibwira ko ari umugenzi ujya mu ijuru, ariko kandi afitanye ibibazo n'abantu muri korari, mu rusengero aho usengera, mu baturanyi, abavandimwe, mbese nyine ufitanye ibibazo n'abantu bagiye banyuranye. Reka nkubwire wowe rero bagiriye nabi bakaguhemukira rwose. Baraguhemukiye, hari abantu baguhemukiye. Urabizi ko baguhemukiye. Ijambo ry'Imana rije kukubwira ngo babarira, bababarire. Abo bantu baraguhemukiye, nabo barabizi neza ko baguhemukiye. Niba mubiziranyeho gutyo, wateye intambwe yo gukiranuka, ukagenda ukababwira uti ndabababariye. Nubwo bo nta mbabazi baragusaba, witegereza ko bagusaba imbabazi, ahubwo wowe genda ubarute, ubabwira uti ndabababariye. Imana idufashe cyane. Ariko noneho hari abo wowe wahemukiye, hari abo nawe wahemukiye. Warabahemukiye, urabizi ko hari abantu wahemukiye, hari abantu wakuje ku kazi kugira ngo ukajyeho, hari abantu wakuje ku kazi kugira ngo bahime gusa, hari abantu wavuze amagambo ubahamya ibinyoma, hari abantu wavuze ubabeshyera, hari abantu bari mu ngaruka z'ukuntu wabavuze, z'ukuntu wabahemukiye. Niba warahemukiye umuntu, genda umusange, umusabe imbabazi. Genda tinyuka usabe imbabazi. Naho kuvuga ngo uragenda ufata amasengesho y'iminsi ngahe wiyirije ubusa, ngo warahemukiye umuntu, ngo none ugiye kumana ngo Mana mbabarira, urimo wiyiriza ubusa, urimo rero ko amasengesho atarangira, kandi uzi ko hari umuntu wahemukiye. Genda umusabe imbabazi. Niki Imana iri kukubwira? Genda usabe imbabazi uyu muntu wahemukiye. Genda umusabe imbabazi. Niba hari icyo wamutwaye, kimusubize. Girira neza ubugingo bwawe, wikunde, wikiranure n'abari abantu. Ntushobora kuvuga ngo ufitanye Imana, ubumwe n'Imana, udafitanye ubumwe n'abantu mu bana. Imana rero ikuntumyeho ngo nkubwire ngo kiranura ikibazo kiri hagati yawe n'abantu, ugikureho. Fata intambwe yo gukiranuka, fata intambwe uvuga uti ndihannye. Wihane abantu, wikiranure nabo, abo wagiriye nabi, ukemure biriya bibazo, ziriya ngaruka uzibakuremo. Ni ukuvuga ngo hahandi wanyuze, ya nzira wanyuze ujya kumubeshyera, ongera uyisubiremo nanone, usubire hahandi wamubeshyeye, uvuga ute nyamara burya uyu muntu aramubeshyeraga. Fata iyo ntambwe. Uravuga ngo birakomeye, ese byanjye ni birebire cyane, nabihera hehe, dore byamaze gukura, byagize gute? Ariko Imana
nugira umutima ucishije bugufiya ukagira umutima ushaka kwihana, Imana irakubwira uko ugomba kubigenza. Wowe gira umutima wo kwemera gusa yuko hari ikibazo, gira umutima wo kwemera yuko hari abantu mufite icyo mupfa, hari abantu wahemukiye, hari abantu wagiriye nabi, barahari, urabazi. Wowe tsindwa n'urubanza mu mutima wawe, wumve ko wemeye ko wahemutse, usaba Imana irakuyobora uko ubigomba kubigenza, ukize ubugingo bwawe. Imana itugirire neza. Hari abandi bantu rero noneho baba badafitanye ikibazo n'abantu pe, badafitanye ikibazo n'abantu, abantu babibeshya bakavuga ngo ni ba ngeso nziza, ni abantu beza, ariko kandi bafitanye urubanza n'Imana. Abo bantu nabo bafite ibyaha bibitsemo, baziranye n'Imana bibitsemo by'ibyaha, ariko nyuma y'abantu ari abantu beza, mu maso y'abantu bo hanze rwose ni abantu beza, ariko babitse ibyaha mu bugingo bwabo. Rero nawe urasabwa kwezwa, ukikiranura n'Imana, ukikuraho urwo rubanza, ibyo byaha uhishe mu bugingo bwawe ukabyihana. Hahandi wanyuze, za nzira wanyuze muri gukora bya byaha wakoze, wongera uzisubiremo. Hari abantu bari ku kazi kubera yuko babeshye ko bafite amadiplome runaka ntayo bafite. Hari abantu bagiye ku kazi kubera yuko batanze za ruswa. Wari ukwiye kubona umwanya barawumwima, ahubwo wawuha wa wundi watanze ruswa. Ibyo nawe urabizi, ihanukizwe. Kwihanuka kizwa kwawe rero, Imana ikuntuye ngo nkubwire ngo hahandi wanyuze ubeshya za mpapuro, hahandi wanyuze utanga za ruswa, noneho subirayo ubabwire. Nukuvuga kubabwira nukuhese, kubabwira ntabwo ari ukuvuga ngo nimumbabarire ngo bira no. Nukuva ku kazi, nako kazi ugomba kureka, kuko ako kazi uri kugakora katarakawe, ako kazi uri kugakora katagombaga kuba kawe, ako kazi ugomba kukareka. Niko kwihana. Ugomba kwemera n'ingaruka erega, ugomba kwemera n'ingaruka. Harimwe abantu bagomba kwemera ingaruka z'ibyo bakoze kugira ngo bakunde bakize ubugingo bwabo. Imana iduha umugisha, Imana igushoboze. Erega Imana irashaka ko twezwa. Igihe gisigaye ni gito cyane kugira ngo uwanduye akomeze yandure, n'uwejejwe akomeze yezwe. Ariko ko Imana ari urukundo, kuko Imana ikiranuka, iri kutwingingira gukizwa, iri kutwingingira kwezwa, kugira ngo tubone ubugingo twe kurimbuka. Hari ijambo Imana yampaye ngo tuganire riri muri Daniyeli. Muri Daniyeli ibice 3 baratubwira inkuru z'abari abasore b'Abayuda, Shadurake na Meshake na Abedenego. Banze gusenga igishushanyo uriya mwami Nebukadinezari yari yabaje. Nebukadinezari yaragiye babaza igishushanyo cy'izahabu, bateka bari abahungu b'Abayuda ngo bakiramye bagisenge. Abahungu baranga, bararahira bati ntidushobora. Barinda iyo babagira gute? Babajugunya mu muriro w'itanura, mu itanura ry'umuriro. Barinda babajugunya mu itanura ry'umuriro. Kubera iki? Banze gusenga kiriya gishushanyo. Kuko nta kibazo bari abahungu bari bafitanye n'Imana, kandi nta n'urubanza rundi babashaka kubabonaho kuko barakiranukaga. Nuko rero tugere muri Daniyeli ibice 6. Muri Daniyeli ibice 6 naho tuhabona umuhungu w'Umuyuda witwa Daniyeli. Nawe uriya mwami Dariyo we yaravuze ngo baba ari we basenga. Daniyeli avuga ati sinshobora kugusenga, ahubwo nzasenga Imana nsanzwe nsenga. Akomeza gusenga uko yarasanzwe asenga. Daniyeli ngo nta cyaha bagombaga kumubonaho kindi usibye kumutegesha mu mategeko y'Imana ye. Daniyeli rero yanze guhemukira Imana, nawe bamujugunye mu rwobo rw'intare. Bene data, ijambo Imana yambwiye ngo ndibazanire ngo mbabwire ngo iki gihe turimo, ndetse turimo twinjiramo neza noneho, kimeze nka kiriya gihe ba Daniyeli bari barimo. Ba Daniyeli barabarenganije, banga guhemukira Imana, banga kuva ku gakiza, banga kwihemukira ubwabo. Reka buryo iyo umuntu arimbutse niwe bayihemukiye. Iyo umuntu avuye ku gakiza niwe uba wihemukiye. Iyo umuntu yanze gukizwa ngo ajye mu ijuru niwe uba wihemukiye. Ba Daniyeli rero bari bazi urukundo bagomba kwikunda, ariko kandi urukundo bakunda Imana yabo. Urukundo dukunda Imana yacu burya ni urukundo twe tuba twikunze. Udakunda Imana ntiyikunda, ntibishoboka. Umuntu utikunda ntashobora no gukunda Imana. Ibyo byo mu byumve gutyo. Niko bimeze kandi niko bimeze. Utikunze ntushobora gukunda n'Imana. Gukunda Imana kwacu nitwe ubwacu tuba twikunze. Ba Daniyeli rero bari basobanukiwe na Shaduraka na Meshaki na Abedenego, baremera bararengana. Iki kintu cyabashoboje kwemera kurengana kuriya ni imbaraga bari bafite z'Imana, ni imbaraga zabashoboje z'umwuka wera. Twe tuvuga ngo dufite umwuka wera, izo mbaraga z'umwuka wera nizo zitubashisha kuba twakihanganira ibitugoye bituruhije, bitubwira ngo nituve ku gakiza, ariko bavuga ngo nzakaryamaho, nzakugumaho Yesu. Niwe ufite amagambo y'ubugingo, twakuva tukajya hehe tukashobora kuvuga gutyo.
Imana idufashe cyane. Ba Daniyeli rero banze kuva mu Mana, baravuga bati ntituzava mu Mana yacu twayimenye nk'Imana ifite ubugingo, Imana ntabwo tuzayireka, kuko bari abantu bejejwe, kuko nta rubanza bari bafatanye n'abantu, nta rubanza bari bafitanye n'Imana, bari bafite izi mbaraga, baremera bararenganwa. Imana ikuntumye ngo nkubwire muri iki gihe gikomeye turimo twinjiramo, muri iki gihe gikomeye kirimo kitwegereye cyane, ibi bishushanyo byarabajijwe. Abantu benshi batangiye kubisenga, ibishushanyo birahari, wowe utaragisenga uri kuburirwa ngo uhunge umujinya uzarya abanzi b'Imana. Nta mbaraga zindi uzashobora kugira zizagushoboza kwihanganira kudasenga kiriya gishushanyo, ngo wemere urengane, ngo wemere ugirirwe nabi. Nta mbaraga uzabona zizagushoboza kwanga gusenga igishushanyo igihe cyose utejejwe, igihe cyose utikiranuye n'ibibazo ufitanye n'abantu, ngo wicuranure n'Imana, ubane n'abantu amahoro, nurangiza wezwe. Nta mbaraga uzagira zo kugushoboza kuvuga ngo igishushanyo nanze kugisenga. Igishushanyo kirahari, abantu benshi batangiye kukiramya. Nawe rero uraburiwe ngo niba utarakiramya itunganye, wambara imbaraga, uzaba ukunyura muri kiriya gihe kiri imbere turimo twinjiramo. Imana idufashe cyane. Igishushanyo kirahari, ba Dariyo barahari, bashaka gusengwa, bishyize hejuru, bashaka kumera nk'Imana, bashaka kwigira ibitangaza. Icyo bavuze nicyo kigomba gukorwa, icyemezo bafashe nicyo gikurikizwa, nyine nta kindi. Barahari ba Dariyo, barahari kandi niba utambaye imbaraga uyu munsi, nuko ubumvira nyine ukemera ukabaramya ukabasenga. Icyo bavuze nicyo, icyo bakubwiye gukora nicyo, ukemera ukareka Imana, ukemera ukareka agakiza, ubugingo reka sinakubwira bwo ntabwo nyine. Imana idufashe rero, kuko urukundo rw'Imana iratuburiye ngewe nawe ngo twambare imbaraga. Tekereza mugenzi wanjye, utekereze urebe niba hari ikintu ufitanye na mwene so, urebe niba hari ikintu ufitanye n'umuntu wari we wese, ugikureho. Urebe niba hari ikibazo ufitanye n'Imana. Abantu mubana bashobora kuba batakizi ko hari ikibazo ufite. Waragiye wiba umugisha mu rusengero, abakozi b'Imana bakurambikaho ibiganza bagusabira umugisha utari ukwiriye. Subiraho ugende ubabwire uti burya narababeshye. Abo mbwira bariyumva nibyo nshaka kuvuga, nabyo barimo barabyumva. Niko biri. Waragiye wiba umugisha, usanga abakozi b'Imana baragusengera kurambika ibiganza, bagusabira umugisha, ubeshya, ubizi neza. Ibyo ndi kuvuga simbijyamo cyane, wowe urabizi, ibyo ndi kuvuga urabisobanukiwe. Genda usubire ku bantu b'Imana ubabwire, subira ku bakozi b'Imana ubabwire uti narababeshye, burya bya bindi narababeshyaga, mwansabiye umugisha ariko atari byo. Nimumbabarire, bazakubabarira ko n'abakozi b'Imana, kandi uzakiza ubugingo bwawe, nawe uzajya mu ijuru. Hari ibyaha uzi wowe ufitanye n'Imana muziranyeho utari gushaka kwihana, ariko umunsi Imana irakubwiye ngo Imana ireba hatabonwa, irabizi. Genda wihane, ukizwe, ukiranuke. Amen, amena. Imana ishimwe cyane. Reka ndekera aho ngaho, ahubwo dusenga Imana kugira ngo idushoboze, ahubwo dusenga Imana kugira ngo iturondore itumenye. Imana ni kurondora ubimenye, kandi wumvire, wihanukizwe umaramaze. Nanjye nihane nkizwe mparamaze, tuzagiye mu ijuru, kugira ngo ibihe turi kwinjiramo bikomeye cyane tuzabinyuremo tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Amen. Haleluya. Ndagushimye mwami wanjye Yesu, uri mwiza urakiranuka, ntawuhanye nawe ntawe uzahana nawe. Urarufa na Omega, uritangiro n'iherezo. Niwe udushoboza, niwe utubashisha, twambika imbaraga, twambika gukiranuka mwami wacu Yesu. Haleluya. Ndagushimye ubwo bumvise iri jambo, ubashoboze, ubabashishe, ubarondore, ubamenye, buri wese umwe yimenye kandi yihane. Mana urakoze kubyumvise, urakoze kunshoboje kuvuga, urakoze kumbashije gitari cy'agakiza kacu bwuga mu buzima. Ni wowe Mana, nta yindi Mana, ni wowe Mana iriho, ni wowe ufite ubugingo, ni ukuri mwami Yesu. Ibihe bikomeye turimo twinjiramo mwami Mana yacu, twe turakwiringiye, nituzakorwa n'isoni tugufite. Urakoze rero Mana, komeza udufata akaboko, twe dufashe twakurekura, urengera abera, urengera abakunzi b'umusaraba, abihannye ubababarire mu izina rya Yesu. Abatazi icyo bagomba gukora mwami ubayobore uko bakwiye gutunganya ubugingo bwabo. Urakoze kubyumvise mwami wanjye mwiza, byose mbigusenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwacu. Amen.